Ni byiza cyane ko muri kutwumva. Reka uyu munsi tuganire ku ngingo igira iti gutanga imbabazi no gutanga amahirwe mu buzima. Kimwe mu bigora benshi ni ugutanga imbabazi ngo ubuzima bukomeze. Kandi ubizi neza ko ushaka ko mukomezanya, yaguhemukiye cyane akababaza umutima wawe. Biragoye kubabarira uwaguhemukiye. Nta cyizere cy'uko ibyo yakoze bitazasubira. Ariko nanone nibwo buryo bwiza bwo kubaho ubuzima bwiza nta kwicuza, kuzitirwa n'ibyahise ukibagirwa iby'ahazaza cyangwa se ngo uri ukubita agatoki ku kandi utekereza kwihorera. Buri wese agira uburyo bwe bwihariye akemuramo amakimbirane kandi uburemere n'ubwinshi bw'ibyatubayeho bihindura ubushobozi bwo kubabarira no gutanga andi mahirwe, kuko bisaba gufata inshingano, gukura no gutanga ibitekerezo ku mpande zombi, ari nayo mpamvu bifatwa nk'ibitoroshye. Ni ingenzi ko bidafasha uwahemutse gusa, ahubwo bifasha mwembi mwagiranye ibibazo. Dore impamvu ari byiza kubabarira ugatanga amahirwe ya kabiri. Iya mbere, abantu bose barababara. Birumvikana ko iyo umuntu akubabaje, gufata imyanzuro ugendeye ku marangamutima yawe ababaye, ari nako kugerageza kumva icyateye mugenzi wawe gukora ibyo utishimiye, nabyo byagufasha mu gutera intambwe yo kumubabarira cyane ko nta muntu udakosa. Uburyo bwa kabiri, ubuzima ni bugufi. Niba ibyabaye bigutera umubabaro no kwicuza ukumva siko byari bikwiye kumera, kuki gutanga imbabazi n'andi mahirwe byakuvuna kandi ubikoze wabona amahoro? Ikindi kandi nta muntu n'umwe uzi ko ejo hameze. Niyo mpamvu ukwiye gufata iya mbere mu gutanga imbabazi kabone n'ubwo uwahemutse atazi gusaba. Uburyo bwa gatatu, twese dukenera imbabazi. Tekereza ku gihe wowe ubwawe washatse andi mahirwe ya kabiri kuba wahemukiye ntibayaguhe. Wakumva umeze ute? Amahirwe ya kabiri n'andi mahirwe yo kuba mwiza kurushaho no kureba ahazaza nta mbereka. Niba wifuza ko abandi bashobora kubona ubu bwoko bw'imikurire muri wowe, menya neza ko nawe ugomba kubigenzura icyo ku bandi. Uburyo bwa kane, ukwiriye amahoro yo mu mutima. Mu kwima umuntu amahirwe ya kabiri, uba wanze amahoro azanwa no kubabarira. Gutanga imbabazi n'andi mahirwe bigukuraho umutwaro wo kumva udatuje no guhora wikeka. Inzobere mu buzima bwo mu mutwe zigaragaza ko gutanga amahirwe ya kabiri no kubabarira ari byiza, gusa bigakorwa mbere yo kumenya impamvu uwo muntu akwiriye kubabarirwa. Dusoza, inzobere kandi zivuga ko ugomba kwitonda mu gihe ugiye gutanga imbabazi ataba afite imitekerereze nk'iyawe. Amahirwe ahawe akayapfusha ubusa cyangwa se akajya ayakoresha mu kurwanya, akakwigambaho nk'aho kumubabarira byara amabura kindi. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, nawe utaha ku ishuri.